kuko yaranabyigambaga uko ibyo nabonye ari bike yankoze agomba kunca izuru kano gaherena afite ku zuru yego nubona ko bwa mbere ariho yabanje gufata ngo agomba kunyangiriza isura nsa nk'uwe gukahita afatira hano inyuma ahita gufata inyuma ku ijosi nanone yego ankubita ku gikuta nsaduka hano ngize ngo neguke ankubita ingumi zo mu mbavu niba sinzi ikintu yakoresheje ansatura hano ku zuru ntabwo mbyibuka ubwo nari natangiye kuvirirana amaraso yuzuye mu maso n'abana banjye bari kurira nataye umutwe noneho mukuru wanjye agize ngo nawe agire icyo yakora nawe aramufata amumena hano gutya mu bitsike avamo umuturanyi umwe waturutse hari inyuma ahita asohoka ajya kumpururiza bitewe n'ibyo yarabonye nuzuranye amaraso ajya kumpururiza hanze banjyana kwa muganga yego ariko bari imbere mu gipangu bose bikingirana gute twebwe yaba yaratwiciye tukamuha izo mbabazi uwo mutima twawugira cyo ni icyambere yego gutanga imbabazi Imana iravuga ngo ni byiza cyane ariko ibi bintu byo kujya dutanga imbabazi byoroheje umuntu batamuhanye nibyo bituma icyaha kidacika umuntu ategezwa guhananwa akabanza akamenya ngo ni ikihe cyaha nakoze ku buryo naza guhabwa imbabazi azasohoka avuga ati nzabwira abana banjye kuko yabikoze n'abana bareba nabe bari bahari nzabwira abana banjye ingaruka nakuye muri ibi bintu genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire inzozi zibaye impamo miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha gana Marshal Real Estate nona yes reka nkusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku wundi mu biganiro bigiye bitandukanye byacu ahangaha kuri Inside Rwanda Media ndetse n'urugendo online TV nizere ko umeze neza cyane aho uherereye hose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda wowe uri mu majyepfo uri mu majyaruguru uri burasirazuba ndetse nawe uri burengerazuba tutibagiwe wowe uri hagati mu mujyi wa Kigali kandi wowe uri muri East Africa muri rusange Afrika yose tutibagiwe wowe uri mu ntara yacu ya 6 y'aba diaspora nizere ko mukomeje kugubwa TV ndetse na Inside Rwanda Media ni nacyo gihe ngo wowe utarakanda ukande ujye ubasha kubona ibiganiro byacu mu bambere bataragutanga amakuru uyamenyere ku gihe nk'ibisanzwe ni urugendo turacyakomeje urugendo rwacu rwo kubashakira amakuru uyu munsi wa none ni Emi Kabaka inyuma ya kamera naho kuri tekinike ni Visual Chobi nkuko dutuwe tubana ku mafoto meza ku video ubaye umukeneye wamuhamagara akaza akabigukorera neza cyane uyu munsi wa none tukaba twazinduwe n'inkuru ahangaha turi ni mu mudugudu wake ikera kubanza ngo abantu bahazi neza barambwira ngewe niba ntasomye nabi inkera kubanza wendo ubwo reka mbari ko mbyita umudugudu w'inkera kubanza akagari ka Rwezamenyo ya mbere umurenge n'ubundi ni Rwezamenyo akarere ni Nyarugenge umujyi n'umujyi wa Kigali twazinduwe n'inkuru ibabaje ni nkuru twamenye ku munsi w'ejo ngire ngo abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga babonye amafoto yagiye asakara y'umumama ukuze ariko nanone bashyiraho ifoto y'uwo bita Muniru ahangaha turi ni mu rugo rw'uyu mumama bivugwa ko Muniru ari uwe wamuhemukiye ngire ngo abantu muri kumureba muri kubona ko aziritse bande ariko amafoto ejo yakwirakwiraga ku mbuga nkoranyambaga yagaragazaga yamenetse umutwe ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye rero tukaba turi mu rugo rwe turagira ngo tuze kuganira ari kumwe n'umuvandimwe we uzakumuba hafi ndagira ngo tubakire kwakira yego tubahaye ikaze ku rugendo online TV
Aba murakoze ku mazina banyita Mariam Niyonzima benshi bazi nka Shangazi Bahati Mama Mujahidi. Yego. Akantu gato nashaka kugukosora nuko ari muremure akaba ari munini ariko ntagakuze kuko afite imyaka 27 ntagakuze. Ubwo njye narebeye ku mubyibuho no kuba muremure cyane cyane ko buriya abakobwa benshi nk'ubu nkanjye nka mushiki wanjye aranduta kandi ankurikira bakura vuba. Ndagira ngo tuze kuganira ko ntago twatangira tuvuga byinshi, abona ko namwe ntimumeze neza, ntago twatangira dutebya, ariko nanone inyuma cyangwa se mu mitima yanyu mumeze neza. Ntago twaba tugwaje ngo tumere neza, ntago twaba twarahuye n'ibibazo ngo tumere neza. Yego. Kuko uko amerewe nuko tumubona ibintu bigenda bihinduka kugira ngo akire, ahubwo hakagenda hiyongera ibindi, hakubwira ati hano ndababara, ugasanga ntiyababaraga hano mu kanya ugasanga naho hatangiye kubabara, nk'ubu ari kurira umubiri wose ko ari kubabara mu maboko hose, hano nimba yarabaye iki ararura kano gatoki ko kamurya. No umunyarwanda yaravuze cyangwa se sinzi niba ari umugani abakuze bazambwira buriya ngo nyuma y'ibibazo haza ibisubizo. Mu gihe ibisubizo bitaraza ariko ubwo tukibufite. Ariko nanone Imana irakora, na nyuma ya zeri irakora, turayizera, ariko ntago umutima w'umwana w'umuntu wabura kubabara mu gihe uhuye n'ikibazo. Yego, umuntu wese nibyo yafite ibibazo abagomba kubabara, kuko imitima yacu ntago twahora twishimye. Ibibazo biraza uno munsi, ejo bikarangira hakaza ibisubizo. Ni ku isi yubatse. Ndagira ngo tuze gutangira ikiganiro tuganire. Ibi byamenyekanye ku munsi w'ejo, bivugwa ko Muniru ari we Muniru, ngire ngo abantu turi kuvuga Muniru baramuzi, bo bita Habiyakare. Habiyakare siko yitwara, Habiyakare Muniru. Habiyakare Muniru, ngire ngo abantu bakurikira sinema nyarwanda baramuzi. Yagiye atunganya amafilime menshi cyane kuva keshi, ngire ngo abantu baramuzi. N'umwagiteri, akaba yari n'umudirector. Abantu bamuzi ku mafilime kuva mu mwaka w'ibihumbi 2014 hari filime yagiye ayobora, umwaka w'ibihumbi 2015 anaziyobora, 2016, 2017 kugeza za 2022 naho yari akiyobora amafilime. Abantu benshi bakurikira sinema nyarwanda baramuzi. Yari icyamamare ku mbuga nkoranyambaga z'ahangaha mu Rwanda mu gutunganya amafilime. Ndagira ngo tuze guhera ikibazo hasi, muze kumbwira ese kugira ngo Muniru aze kuba yafata uno mubyeyi amuvishe inguma nk'izi ngizi, amukubite hafi kumumena umutwe, nuza kureba neza urabona ko shobora kuba yari no kuhasiga ubuzima. Byatewe n'iki? Ubundi mu busanzwe namureka we akabyivugira, kuko byaturutse ku mugore we. Ibyiza ko Stella yabyivugira, ko n'ubundi nubwo arwaye arabasha kuvuga gahoro. Ze kumufatira mikoro, kuko yaba intoki, ngire ngo abantu bari kureba ikiganza kiwe, intoki zirabyimbye ndetse n'amaboko ye harimo ukuboko kumwe kwavunitse, ikiganza kitari gukora neza. Uze kumwegereza mikoro aze kwihangana, tuze kuganira. Atangira atwibwira, atubwire ni byagenze gute kugira ngo ku munsi wo ku wa kane ku isaha y'isa 11:15 z'umugoroba Muniru aze kumukubitira ahangaha mu gipangu. Ngire ngo abantu aha turi gukorera ikiganiro ni naho yamukubitiye mu gipangu aho batuye. Tugwaye ikaze mama. Murakoze. Mazina banyita Umurungi Stella Laila. Yego. Ndi umumama w'abana babiri. Afite imyaka 27. Yego. Nkaba ndi umunyarwanda.
amakimbirane yacu yatangiriye kuri njye n'umugore wiwe dupfa ibintu umwana yakinye n'uwanjye bararwana dupfa amazi ubutiku bwa hato na hato ku bantu b'abadamu barahita babyumva cyane cyane yuko abadamu iyo tutagira akazi twirirwa mu rugo ntabwo tubura utuntu dupfa nk'utwo tw'amafuti biza kuba ngombwa yuko ikirego cyacu kinakomeza umugore umunsi umwe aranyataka utaragera aho ngaho ubundi aha mu gipangu muhamaze igihe kingana gute? tuhamaze hafi imyaka 5. Imyaka 5? Ari mwebwe na famiye yo kwa Muniru ni bande bahatanze abandi? Ni twe twabahatanze. Baje bahabasanga? Yego. Kugira ngo ibyo bijye gutangira urambwiye uti abana mwese mufite abana mu gipangu nibyo abana barisanzura mu gipangu, uragira uti byatangiye abana bacu nko gukina ubwo ngere ngo abazi by'abana cyangwa se ibyo udukino tw'abana bagenda batandukanye batangiye bashondana. Ikibazo no cyaturutse no ku mazi. Amazi ubwo kuri robine turi kuvoma yo mu gipangu. Yego. Aho ndibuze kugeramo amatsiko yo kwibaza se abantu bapfa amazi yo mu gipangu bate, ko nzi ko aho mu gipangu babaha amazi cyangwa se deni mukaba munayagura, byagendaga gute kugira ngo mupfa amazi? Amazi yashakaga ko tutavoma, twe twashaka kuvoma akatubuza ngo turabanza tuvome ariko arangije nyine ashaka kutuyobora. Igihe cyose se mwahuriraga kuri kano uko mwajyaga kuvoma? Haje guhindukaho duhindurira iminsi tukajya tuhahurira. Yego. Ariko byaba ari n'igihe cyacu akaba yatwima urufunguzo ngo tuvome kuko urufunguzo ni urubika. Urubika? Yego. Akajya bima amazi? Yego. Uze gukomeza? Birakomeza bigera igihe ahagarika umwana wanjye uriya mukuru, aramuhagarika aramubwira ati nubwo ubana n'uriya mupapa ntago ari wo papa wawe ukubyara. Ibyo yabibwiye umwana wawe wifura? Yego. Imyaka 6. W'imyaka 6? Yego. Noneho njyewe ndabyumva banza kwikinga kugira ngo numve byinshi. Arakomeza aramubwira ati uriya mugabo nubwo mubana ntago ari ukubyara yitwa gutya na gutya. Ati uri tayari nzajye kukwereka papa wawe. None nanjye biranyanga ndamusatira namubwira ati se wowe ushinzwe kumenya se w'umwana mu gihe atari wamubyaye? Kubera na kakanu karimo sinzi niba rero ambikiye nk'inzika ahita anyikinga amfata hano cinzara. Akuca inzara? Hano. Ari umudamu? Yego. Sa nk'umwitaje nk'umwiyaka abaguye hasi. Nukwita yeguka ajya kuri RIB. Yego. Abigeza kuri RIB. Kuri RIB baratwakira kuko nanjye wese bamamagara ndazamuka turabibatekereza baratubwira ati ibyo si ntabwo ari ibintu mwapfa nk'abaturanyi kandi mwese mufite abana mwabyorosha mugasabana imbabazi. Ngize ngo musabe imbabazi kubera ko umuntu mukuru aranduta aranambyaye. Afite imyaka ingahe? 45. 45? Nca bugufi musaba imbabazi arabyanga. Yego. Ati ntabwo mbishaka, nshaka yuko mwahomereza urubanza rukagera mu rukiko. Yego. Icyo yasabye kugira ngo icyo bamubwiye asaba kuri wewe nacyo ntukivuze? Icyo yasabaga nuko baba bambitse cyangwa bakanyirukana mu gipangu. Yego. Icyo gihe kugira ngo ajye kugusabira ko baba bakubitse, mu magambo yawe uragira uti yafashe umwana wanjye wifura
amwegeza ku ruhande amubwira ko papa we cyangwa se papa w'abana bawe atari we umubyara cyangwa se umugabo wawe atari we umubyara. Urabyumva nawe ujya kumubaza ukuntu amenya ise w'umwana wawe, haza kubaho gushotana. Ngiye ko yakuriye inzara agufashe mu gihe wowe wamwishikuraga usa nk'umuhunga aragwa. Ese icyo gihe agwa hari igisebe yaba yaracitse cyangwa se yaba yarigeze avunika kugira ngo ajye kuba yakwakira ko bagufunga? Hari igisebe tugeze kuri ribu baduhamagara yerekanye urutoki ngo yarakomeretse. Kandi ibyo biba n'abaturanyi bari bahari, njye ntabwo nigeze mukomeretsa, sinzi ahantu byaturutse icyo gisebe yerekanaga. Yego, gisebe we ntabwo uzaho cyaturutse? Ntabwo mbizi. Icyo gihe byaje kurangira gute muvuye mu buyobozi? Baduhaye igihe kuko bari bagiye gutegura dosiye, nyine yarasabye yuko dosiye ikomeza ikajya mu rukiko, baduha igihe. Yego. Ese abantu ngire ngo abanyarwanda barabizi, tugira ubuyobozi bugiye butandukanye. Hari inzego z'imidugudu, hari isibo, hari abajyanama muri buri tugari no muri buri midugudu. Ese ubwo buyobozi ntabwo bigeze babegera ngo babe babunga ndetse n'abaturanyi banyu? Mudugudu uwo munsi biba yaraje aje nyine nko kuri tere yumve n'ibyo n'ababibonye n'abatangabuhamya. Wehe ahita afata ya mbere asimbuka inzego ajya kuri Yego, asimbutse inzego zindi zo hasi, shakaga kubikemura babikemurire mu nzego zo hasi, kuko n'umuntu uwo ari we wese wakumva icyo kibazo ntabwo ari ikibazo gikwiriye kujya mu nzego zo hejuru. Biza kurangira gute? Biza kurangira tubona ko ari amakimbirane akomeye. Turavuga ati nubwo yabisabye kuri ribu bavuga ati ngo tumwimukire cyangwa babe bamfunga, turatekereza nk'abantu ko yazagira n'ikindi akora, kuko yaranabyigambaga. Uko ibyo nabonye ari bike yankoze, agomba kunca izuru, kano gaherena afite ku zuru. Nubona ko bwa mbere ariho yabanje gufata ngo agomba kunyangiriza isura. Ayo ni amagambo yakubwiye nyuma y'uko icyo gihe muvuye kuri ribu? Yego, yakubwiye wowe ubwawe ko isura azayihindura? Yego. Turavuga ati nk'abantu nta wamenya byaba. Turavuga ati dushake inzu twimukire, mworoshye ikibazo, tumubise. Yego. Hanyuma turi gushaka inzu, yari kwa kane amasaha y'isa 11:00 ntibuka neza, tumusanga hari hanze kuri gate. Uwo mumama atubonye turaya turi kwibonza bite byatwa, abita indaya. Ari umubyeyi? Ari umubyeyi. Mukuru wanjye aravuga ati se ndi indaya, naba naragutwaye umugabo? Kunyita indaya naba naragutwaye umugabo? Yego. Ati utamutwara nawe kwa mukuru wawe simpamya neza ko, nawe kwa murumuna wawe simpamya neza yuko mudasangiye umugabo. Iyo ni amagambo ubwe yabibwiriye uri kumwe na mukuru wawe. Noneho n'umugabo we arabyumva, arasohoka. Mu gusohoka umugabo ntiyashatse kumva yuko cyangwa twumve aho byahereye. Yego. Yahisemo kunsatira ashaka kurwana nanjye, kuko nari mfite telefone ndi kuvuga ati bano bantu bahora bitwaza yuko ari twe twabendereje, reka none fate rikodi, wenda niyo bajya kurega njye mfite icyabona ibimenyetso.
n'umugabo akimara sinzi ukuntu yabibonye ko ndi gufata rikodi aramfata araniga. Yego uravuze iti nge nashatse gufata rikodi kugira ngo kuko wabonaga ko bishobora kuza kuvamo ibibazo ariko nanone kiba ari ikimenyetso wazatanga mu nzego mu gihe byazaba byakomeye. Yego. Umuntu uza kubyumva neza cyangwa se uza gukurikira kino kiganiro arumva ko iyo rikodi hari byinshi byari biri kuvugirwa aho ngaho. Yego, ni ayahe magambo wari ugiye kurikodinga kugira ngo baze no kukufata uri kurikodinga? Ni mwari muri guterana amagambo ameze gute? Uwo mugore yese asubira inyuma areka umugabo ari ubijyamo, ni nko kumupushinga nyine ngo adukubite, kuko yahagaze mu muryango aravuga ati ngo sheri ngo bankubitire. Nibwo umugabo yese agira kuraje kuba yamfima araniga. Umugore yinjiye mu nzu babaterereje umugabo. Sheri bankubitire. Araniga. Yego. Noneho kwa gufatana nsa nk'umwiyambura, sinirukanze. Nsa nk'umwiyambura nshaka kwikiza. Wenda kubera mfashe hano mu josi. Kuko ni imitsi hano ndi kumira yaba ikintu cyose ndiye nk'abana. Kwihangana yari yafashe ingoto. Hano. Aho bahita mu ngoto. Yego. Noneho abankase jido ndahaguruka. Mu guhaguruka imbere yacu hari igikuta, arankubita kuri icyo gikuta ameneka hano. Yarakufashe arakuniga niba mbyumvise neza. Kuko nasaga nk'uweguka kuko arankase jido. Sa nk'uweguka ahita amfatira hano inyuma. Ahita gufata inyuma ku ijosi nanone. Yego. Ankubita ku gikuta nsaduka hano. Ngize ngo neguke ankubita ingumi zo mu mbavu. Niba sinzi ikintu yakoresheje ansatura hano ku zuru. Ntabwo mbyibuka ubwo nari natangiye kuvirirana, amaraso yuzuye mu maso, n'abana banjye bari kurira nataye umutwe. Noneho mukuru wanjye agize ngo nawe agire icyo yakora, nawe aramufata amumena hano gutya mu bitsiki. Yego, kubw'umutekano wa mukuru wawe nawe arahangaha, ariko kubw'umutekano we ntago ashaka kugaragara imbere ya kamera, ariko nawe numubona neza urabona ko yaba ku maso, ku jisho rimwe, hejuru y'ijisho hariho inguma, arapfutse mu maso, wamwitegereza neza ukabona ko naho habyimbaganye. Ndagire ngo umbwire, mu gipangu kirimo abantu ko ndi kuhabona neza, ndabona harimo amazu agiye abamo abantu bagiye batandukanye, kandi igihe ibyo bintu byabereye hari hakiri kare, 11:15 z'umugoroba, hari kare, abantu bari bakiri hanze. Byagenze gute kugira ngo Munira aze kugufata murwane mu gihe uri kumwishika nkawe uri umumama, abantu bari kukureba, nibyo ntago warusha umuntu w'umugabo imbaraga, agire kugufata kunige, agukubita izo jidugwe mu gihe uri kumwikura, abe yagusekuza igikuta ugira aho umene ku mutwe. Abantu batuye aha mu gipangu byagenze gute kugira ngo ntibagutabare? Ababashije kuba bahari mu gipangu, yego, hari umwana w'umunyeshuri wari uvuye ku ishuri, nawe ntago akuze cyane ariko arakuze, hamwe n'umumama n'umusore we bakuru. Bahise bafata inzira bahita bajya mu nzu barakinga. Muri gusererera aho mu gipangu, avamo umuturanyi umwe waturutse hari inyuma, ahita asohoka ajya kumpururiza bitewe n'ibyo yarabonye, nuziranye amaraso, ajya kumpururiza hanze, banjyana kwa muganga. Yego, ariko bari imbere mu gipangu base bikingirana. Tutarakomeza ndagira ngo nze kuganira none n'uno mumama, kuko n'umwe mu bazi neza uko ikibazo cyanyu gihagaze, ndetse akaba ari n'umwe mu bagerageje kuba basha kubunga. Mama, ndagira ngo uze kubimbwira uko aba bantu mwagerageje kuba mwabunga
ariko babikanga kuko namvise amakuru anavuga ko ngo wari umugambi. kuba wari umugambi Yego. wari umugambi bivanye n'amagambo uriya mama yavugaga. Rimwe nigeze igihe cyose uyu ni umwana wa mubyara wanjye, nubwo ari umunyarwanda njye nkaba umurundi kazi, Yego. umugabo we ni umurundi, n'igihe cyose yakundaga kuvuga ngo bano bicanyi b'abanyamahanga. Amaze kuvuga ibintu nk'ibyo nahise ntinya kongera gusubira mu bintu byabo ngo mbunge. Ayo magambo ninde wayavuze? Umugore. Uwo mugore w'uruguru, umugore wa Muniru. Noneho rimwe Yego. nigeze kuza Yego. nk'abasilamu nabonaga mama Mujahidi afite sijida nini mvuga tarasari, umwana w'umuvandimwe wanjye nawe asari, bose ari abasilamu, barampamagaye bari kuri ribu. Icyo gihe ntabwo nigeze ngaragara, nza kubahamagara barambwira ngo twaye turi kuri ribu, niyo mpamvu twaye tuguhamagaye. Ndavuga ati kuri ribu se habaye iki? Ahubwo ati reka nze mu nyiganira. Ngeze aho baranyiganira, mbona uriya mama aratambutse n'uyu wicaye aho, ko ngiye n'uriya mama n'ubundi nubwo bashwanaga twaravuganaga. Yego. Ndangije ndavuga ati nta kintu kimbabaje, naranguruye ijwi mbabwira bose hamwe Ari babiri ari begeranije. babiri. Ntabwo bari begeranye, ariko naravuze mu ijwi riranguruye utazavuga ngo narindi kumuvuga wenda simbizi, ariko nashakaga bose mbabwirire hamwe. Yego, nk'umubyeyi. Nta kintu kimbabaje ukuntu mushobora kugera aho hantu hose mwitwa ko muri abasilamu ntimunatinye n'ukwezi turimo. Yego. Uku kwezi turimo n'ukwezi dutinya, n'ukwezi twubaha, n'ukwezi dukunda. Gute mushobora gushwana muri mwezi Ramazani mukagera aho mujya kuririmba? Yego. Ubundi ni iki muri gupfa? Umuvandimwe arambwira ati ni ukuri nanjye sinzi ikintu dupfa. Yego. Njya mbona ibintu wenda niba ari aho twatangiriye mu bana, njya mbona ari ibintu by'ubugoryi bitari kugituma tugera ahantu kure. By'amatiku. Ubwo navugaga ati mama Mujahidi kuko ari mukuru sinamubwira uruhande rw'umwana, nzamwegera mubaze icyo bapfa, kuko ubundi twari dusanzwe tuvugana. Yego. Ngiye kumva numva mu rubanza hajemo ngo nyina wabo yaje gutukana mu gipangu. Ari wowe. Ari njyewe. Ndavuga se niba bavuze ngo naje gutukana mu gipangu, navuze cyane mvuga ati abasira mu bintu muri gukora atari byiza, ubwo nimwegera hazaboneka iki? Yego. Hazavugwa ko wenda nanage no kumukubita. Ndangije mbwira umuvandimwe ati wazabwiye umugabo wawe n'umugabo wiwe bagahura bakababaza ibyo mupfa. Umugabo we yaragerageje guhamagara Muniru ariko biranga kuko no kugeza ubu Muniru ari muri gereza. Muniru na Jire bavuganaga, bo baganiraga bisanzwe umuvandimwe bite gutyo. Urabizi ko abantu b'abagabo kumva ko baganiraga. Niki cyatumye Muniru atabasha kumva umupapa, umugabo wahangaha, kugira ngo babe bahuza abagore babo babunge? Kuko nuza kumva ikibazo aho cyaturutse urumva ko ni ibintu nakita nkaho bidafashe, kuko abana kwenderanya mu gipangu bibaho. Ndetse nawe uyu mumama yabyivugiye ko amatiku y'abagore ari ibintu biba bidafashe biri aho ngaho, ari ibintu byakemurirwa aho ngaho, abantu nabo ubwabo babikemura. Niki cyatumaga Muniru adashaka kwegerana nabo ngo ikibazo gikemuke? Bivanye n'ukuntu nabonye Muniru uriya mugore we yahimbye ibintu akajya kurega. Muniru akaba umutangabuhamya wiwe mu binyoma, abizi neza ko ari ibinyoma. Wenda navuga ko ayobowe n'umugore, ambabarire simbizi, ariko bivanye n'ibyo nabonye ashobora kuba ayobowe n'umugore. Yego. Mu magambo mwambwiye muragira muti ngire ngo umuntu wese uza kuyumva ugendana, umuntu wese w'umunyarwanda niyumva no magambo n'amagambo akakaye aremereye, mukeka cyangwa se n'iki kintu cyateye umumama, umugore wa Muniru, kuba yababwira ngo muri abicanyi b'abanyamahanga? Iyo umuntu ubundi mu Kirundi bajya bavuga ngo umuntu ugiye mu Giswahili bavuga ati akutukana ye hakuchagulitusi.
iyo umuntu yakwanze ntago yagutoranyiriza ikintu ari bugutuke ntago tuzi impamvu yabivugaga kuko niyo yabivugaga nta wamusubizaga yego nta muntu wigeraga umusubiza bamurekaga gutyo noneho uyu mumama amaze iminsi amuteye ubwoba avugira kuri telefone ibindi akabimubwira yafashe n'uyu mumama aramubwira ati ubwo uri gushudikana nuriya navaho ni wowe nzakurikiza ubwo uyu mumama nawe buri yabonye ibingibi byahise bimutera ubwoba oya urumva mwese nuriya mumama wundi ubwo nawe kubera ko ashudikana uyu ambwira ati navaho ni wowe nzakurikiza yashakaga mu nyangiro ubwo ni abantu bazi ikinyarwanda neza ni mu nyangire we ashaka abantu bose ntibamuvugishe kandi ntacyo bapfa ubwo amaze ku minsi yamutera ubwoba nzamupfukamisha azagenda n'amavi ye nk'uko nabikoreye musaza wanjye ubwo sinzi musaza we ninde yagendeshije n'amavi ntago muzi ibyo ni umugore wa Muniru wabivuga Muniru ni wabivugaga arangiza akavuga ati mfite amafaranga menshi yo gupfa ubusa nzaruhuka rukuba mu bitse tutaragera aho ngaho tutaranaharenga ndagira ngo uze kumwegereza mikoro ko numvisemo ibintu biremereye ati barakubwiye bati bazagupfukamisha ndetse bazakugendesha n'amavugo umuntu naza kumva neza arumva ko bazakugira ikimuga ujye ugenda n'amavi ngo wenda sinzi niba amaguru bazayaca cyangwa se hari ukundi umuntu uza kubyumva neza nanone ngo hari ibindi yavugiraga kuri telefone azangenza nk'uko yagenje musaza wiwe musaza we ngo bagiranye amakimbirane hafi imyaka 4 ngo kugezana n'ubu ntago ndamubabarira imyaka 4 uwo ni umugore wa Muniru ngo kandi ari nkabishwa ari musaza wanjye noneho wowe utagize icyo uri cyo yego ngo kandi mfite n'amafaranga yo gupfa ubusa nzemera nkumene w'amafaranga ayo ni amagambo ubwe yakwibwiriye yavuze ko afite amafaranga yo gupfa ubusa ngo azayamenaho azayakumenaho paka akugendesheje angejeje aho ashaka yego ibyo bintu ndumva neza umuntu abikubwiye ushobora kugira ubwoba nawe nk'umuntu ese ntabwo icyo gihe wigeze wegera ubuyobozi cyangwa se ba bantu ba hafi bakwegereye ngo babwire ko umuntu ari kugutera ubwo bakubwira ko ashobora no kukugura cyangwa se yakumenaho amafaranga akakwicisha usubiye inyuma hari ahantu yavuze aravuga ngo yaravuze muri RIB ati ndashaka gukomeza ubwo mu gukomeza bari bamaze iminsi babandikiye message ko urubanza rwageze mu rukiko ndamubwira umwana w'umuvandimwe ati gute umuntu ari kugutera ubwoba ufite telefone muri coding ubona ikintu ubuhamya uzatanga mu rukiko ibimenyetso kubera ko ibimenyetso urukiko ntago rushaka ukuri rushaka ibimenyetso shaka ibimenyetso ikindi gihe natangira kuvuga uzajya muri coding na biriya bintu wagira ngo n'ubucucu ari kuvuga ubiri coding ko muri buriya bucucu hari ijambo yavugamo rifite akamaro ryakuburanira ryashingirwaho ubwo rero uwo munsi nyezina niwe munsi yamufataga amajwi kugira ngo azabona icyo yerekana ko we ni umwataka yajya kuburana akavuga ko ari we uwo wamwatatse ariya magambo yaba yavuze ajya avuga ko uyu nguyu ari we wayavuze noneho yari agiye kumurikodinga kugira ngo bumve ko atari we wayavuze aba afite ubuhamya evidence avuga ati ntago ari njye wavuze dore n'uyu wantangiye byatangiye gucya n'amajwi yumvikana uriya mugore rero amaze kubona ko amajwi bayafashe yenu yayafite amaze kubona ko bamufasha amajwi kuko nawe ushobora kuvuga ati ni umwana kongere ngo abaza kubyumva neza ni muri ya majwi yatangiye atubwira ko bo kugumya kujya baserera mudamu wa Muniru avuga iti dore za ndaya abakecuru cy'indaya ubundi yatangiye kwata kuriya nyuma aza uyu nguyu ubundi ntago bavuganye yego yavuganye n'uriya ahubwo ikibazo ko kiyo ari we wakubiswe kandi uwo yari ari gutuka yari uriya nk'ikibazo kiri uyu ntiyigeze avuga uretse gufata record
nta kindi kintu yavuze. Uriya baramututse ati wagakecuru k'indaya, ubu buzererezi bw'indaya buba buvuye kwigurisha, niho yahitaga amubwira ati yego. Ndagire ngo ubwo abantu badukurikiye nubwo uriya ubuzima bwe aka kanya we yashatse kuba private ngo ajye ku ruhande, ese ubundi umuvandimwe wawe mutuwe mubana ahangaha cyangwa yari umushyitsi? turabana. Murabana ahangaha. None se bashingira he kugira ngo bajye kubita indaya? Sinzi nibwo nahise mubaza ati se ushingira ku wita umuntu indaya mu gihe ataragutwara umugabo? Anyemeza yuko kubera ko tubana dusangiye umugabo, kuko ntabwo ari ubwa mbere aba bivuze. N'ubwa mbere yarabivuze. Musangira umugabo. Ibyo bintu nta abazi umuco barajya batubwira ahangaha muri comment niba hari umubyeyi wakemera ko abana be babiri abaho umugabo umwe. Sinzi ubwo ngubwo abakuru batubwire, ariko njye ubwanjye numva ko bitashoboka. Uriya aba hano kubera ko yari umunyeshuri wiga universite, asoje ejo bundi, ubwo yarataripanga kuvuga ati reka nimuke, ko yigaga interna agataha hano, kiga ataha hano. Urabizi universite biga bashobora kwiga icyumweru kindi akavuga ati sindi bugenda, akaba yisigariye, akavuga ati sinaba mu nzu yanjye nyine kandi ndi umunyeshuri, kandi no ku muvandimwe bemera konyakira. Yego, ibyo birasanzwe. Yego, rero sinzi ya mico itagishaka gushira mu bantu, kandi turi mu buringanire byo kuvuga ngo muramu wawe ashobora kubana na muramukazi we, noneho mukuru w'umugabo ashobora kuba kuri murumuna we kandi afite umugore. Yego, kuki mukuru w'umugore adashobora kuba kwa murumuna we afite umugabo? Ni bya bintu bikiturimo, kwa kundi ushobora kuvuga ati nyina w'umugabo ashobora kuza hano akahaba, ariko haza nyina w'umugore kuhaba ngo ni igisebo. Kandi turi mu iterambere, ariko abantu ntabwo dushaka kubyumva. Ntabwo turi evoliwe mu mitwe yacu, turacyafite ibintu bikidusubiza inyuma. Yego, ndagira ngo tuza kugana ku musozo. Nibyo aragukubise akumenya umutwe, havuje muntu nk'uko wabimbwiye neza, wambwiye ko umuntu w'inyuma ahangaha mu gipangu ariwe watabaye akaguhururiza. Uyu munsi wa none bihagaze bite? Ikibazo cyawe kimeze guto? Ni uburibwe ndimo ndababara ingingo zose, kuko ni nk'umuntu yabikoze nk'uwari bigambirije. Ntabwo ari ibintu byamutunguye. Yego, n'amagambo yagiye avuga byase binyereka ko hari ikintu yari abitse muri we. Amagambo Muniru yavugaga cyangwa madamu? N'umugabo byagezeho akajya bivuga. Ayo magambo ngire ngo niba atari ibanga uze kumbwira, yatubwire. Ni amagambo ameze ati yaducagaho akaba yaducira ati bya bikobwa by'ibivume ngo twe turi ibivume. Yego, yagera mu nzu niba ari by'umugore yamubwiye akitonganya. Kandi mu ruhande runini yagaragara ko ashigikiye umugore wiwe. Yego, no mu butangabuhamya niwe wari umutangabuhamya we. Yego, ndagire ngo uze kumbwira ibingibi nkawe nk'umumama, ubikuramo irihe somo? Uze no gukomeza umbwira nk'inama wagira undi muntu uwo ari we wese, yaba uwubatse cyangwa se yaba umwana ukiri hasi ariko ejo uzashaka. Duhereye ku isomo ubikuramo. Isomo mbikuramo, ikintu cya mbere ni ukubanira n'umuturanyi neza. Yego, ntabwo nibaza yuko mwagirana n'umuntu amakimbirane bikagera aho wangiriza umuntu. Bibaye atari ubugome no kuba washaka kwangiriza umuntu. Bana n'umuturanyi wawe neza
ku bwumvikane yego ni iryo somo njye nabikuramo. naho ngiye kumwunganira njye isomo nabikuramo yego ni uko utangiye kugirana n'umuturanyi amakimbirane ufite ubushobozi wakwimuka ukamubisa ko mwese munakodesha mwese murakodesha kugira ngo mukomeze muhangane yego utazi ngo ninjye uzakomereka cyangwa n'uri uzakomereka washaka ahandi ukagenda kuko inzu ntabwo iba ariyo yonyine. yego nk'umubyeyi ni ki wabwira umwana ukiri munsi yawe uteganya kuba azashaka ejo hazaza cyangwa se aka kanya washatse? njye icyo namubwira umuntu nouveau marié cyangwa se umuntu uteganya gushaka gushaka ntago ari bibi gusa ni ukwigishanya kugira ngo twese mu mitwe yacu tumenye yego uburinganire icyo ari cyo kimwe cya mbere yego tumenye ibi bintu by'imico byadutwaye. Hari imico itari myiza muri rubanda dutegerezwa gusiba tukubaka ibindi byiza. ngendo umurundi nshaka kuba iwacu nta buringanire buhari simbizi sinzi ko buragerayo ko nasize butaragerayo yego ariko ibyo mbona mu Rwanda uburinganire burahari yego. Gusa hari abatabwakira hari abatabwakira bakiri mu muco. Hari imico ya kera itigeze iba myiza yego. Hari imico ya kera bwabaga ari zulma guhohotera yego. nk'urugero biriya nakubwiye ugasanga mabukwe wanjye yaza kuba iwanjye ariko mama wanjye ntiyaza kuhaba. yego. Ko nuguhohotera ni ihohoterwa rishingiye ku marangamutima. yego. Kuki mama ataza kuhaba kandi mabukwe ahaba? Ibyo ni ibintu tukiri inyuma. N'ibyo ubona ko uriya mu mama yishizemo mu mutwe ngo mukuru we babana kuki ahaba kandi ari we mukuru hakabaye umuto kuri we kuki we ahaba ariho ashingira avuga ngo basangiye. Yego urumva ko umukuru abantu baze kubyumva neza uyu mu mama bakomerekeje turi kuganira ndetse n'undi nawe afite ibikomere abahanga nubwo ari we mukuru aba mw'uru rugo kuko murumuna we yagiriwe amahirwe yo kuba yarashatse. Inabyiza kuba yarashatse nubwo akiri muto ariko nta nubwo ari muto cyane imyaka 27 ntago ari mutoya kuko igihe cyo gushaka arakigejeje yirinze no kuba yakandavura ariko nanone mukuru we akaba ari ahangaha mu buryo bwo kuba kigabwa abantu mbanyira ngo baze kubyumva neza. Mukuru ari ahangaha kuko yiga deni abantu yego habaga kuko yigaga abantu mwumve ko iwabo kavukire ntago ari hano i Kigali ni Cyangugu ariko yigaga i Kigali yigaga ibyumba ataha ngaha. Yego murakoze kunkosora. Yego uyu munsi wa none ubuzima bwawe uhagaze bite mubayeho gute mu rugo kuko yaba mukuru wawe ndabona ntago amerewe neza yanyeretse ko nawe hari aho yagiye avunika bihagaze bite mu rugo? akanya n'uburibwe gusa buri hantu hose ndimo ndababara. Yego. Ikintu kibabaje nuko ibyo bintu byose byabereye mu maso y'abana kuko ndakeka umwana w'uyu nguyu mukuru nawe atameze neza mu mutwe kuko yararize bihagije. Nuko utamubonye ninjye wamurayeho ninjye wamujyanye kwa muganga. Yego. Sinzi ukuntu nabikubwira kuko ntago yakubise nk'uhana yakubise sinzi kuko ntago yamukubise ku ruhome rumwe n'ubwo yavuze ati ngo yankubise ku ruhome yari isongero ry'iguca hano hasongoye gucya sima kuri sima ubwo ni fondasiyo nko kuri fondasiyo gucya hamwe ku nguni kwibaho. Yego inguni gucya uruhome rw'igucya hari kandi kagasima babashizeho gucya. Okay ubwo abantu nibaza kubyumva neza ni setire yo hasi yo kunzu yo hejuru. Okay nkuko bakubakiraho amatafari cyangwa amabuye ndi kubyumva neza bakomeka hakazaho akareto ko hejuru yako kaba gahagaze. Ntago yamukubiseho rimwe ntago ari rimwe kuvuga ati yamukubiseho gucya itarakomereka
yego yarakubise arongeza inshuro 5 we ntiyigeze abara kubera ko mu muntu uri kubabara abana bari bari kurira n'amaraso anyuze noneho abantu bari bari aho ngaho yego abantu bari bari aho ngaho nibo bitayeho mu bintu byo kubara nibo batanze ubuhamya bw'ukuntu yakubiswe inshuro 5 ibyo by'ingumi bikazanye ngire ngo mu mafoto hano ndi kubibona ko aha mu gahanga bari kubona haziritse bande hari hatobotse igufwa ryaragaragara ndimo ndabireba inyama ya hano yari yamanutse igera hano gutya ko ni igisebe kinini yego nka hano kikagera hano gutya noneho iyi nyama ya hano yari yaravuyeho ku buryo amenyo y'imbere uyabona aha kuzuru hano gutya cyari cyavuye hatandukanye rero sinavuga ngo hano ngo yamukubise kuko sinari impari yego ngiye bahamagaye gusa mvuye niho nari nkiva ku kazi nkihagera ati ihute kwa muganga ukumva ko hamwe ese Muniru aramutse aje gusaba imbabazi mwazimuha cyangwa mwamusabira guhanwa ikintu utakorera mugenzi wawe ntukakifuze ko bakigukorera kuko niba yarasabye imbabazi yamusunitse akanka kuzimuha ngo dukomeze mu rukiko gute twebwe yaba yaratwiciye tukamuha izo mbabazi uwo mutima twawugira cyo ni icyambere gutanga imbabazi Imana iravuga ngo ni byiza cyane ariko ibi bintu byo kujya dutanga imbabazi byoroheje umuntu batamuhanye nibyo bituma icyaha kidacika umuntu ategezwa guhananwa akabanza akamenya ngo ni ikihe cyaha nakoze ku buryo naza guhabwa imbabazi azasohoka avuga ati nzabwira abana banjye kuko yabikoze n'abana bareba nabe bari bahari nzabwira abana banjye ngaruka nakuye muri ibi bintu kugira ngo nanjye ejo batazagwa mu cyaha ejo nahura n'undi muntu ufite ibyiyumviro nk'ibyo afite azamubwira ati ibi bintu nanjye narabyiyumviraga uno munsi ndashaka nkugira inama kuko ushaka wabireka nahuye nabyo rero ntago twahita tumubabarira nonaha ataragira isomo akura mu bintu yakoze icyo nicyo navuga wenda n'ikindi kintu navuga ati niba umugore we ari bubone yifiteho ikintu namuhanura nk'umubyeyi mugenzi we kuko njye nawe ntiturutana cyane yego ushobora kuba muruta cyangwa nduta simbizi ariko turi mu rugero rumwe turi mu rungano namubwira ati nta mubyeyi wabyaye wakwifuriza umwana wundi kibi kuko ikibi ubundi mu kirundi bavuga ngo kibi kiraguherekeza ikibi kiraguherekeza kiba gisobanuye ngo ugikorera uwawe ejo kikarindi ukikorera uwundi ejo kikarindira uwawe nawe agahura nacyo kandi mu busiramu baratubwira ngo icyaha ibintu dukora tuzabyishyurirwa hano ku isi mu ijuru ni hesabu tuzagenda tubarirwa gusa ati wowe ufite imibare ye nawe ufite imibare ye ariko ibintu byose dukora hano ku isi tuzabyishyurwa nta mubyeyi wagakwiye kuba ari n'umusiramu usenga yaba ari n'umukristo umuntu wese usenga yagakwiye kozwa umutima yego yagakwiye kozwa umutima akavuga ati nubwo wenda amatiku ntabura twese turabizi mu bagore birirwa mu rugo ariko yagakwiye kuvuga ati hari ibintu bitarenze akarega kukabiriza ibintu niba umwana amukubise yego ni ibintu bisanzwe kandi ndumva ko nta no kumukubita yabikambiriye ntago bari ubwanko abana ntago bari urwanko bikageraho mukabuza abana ngo uyu mwana ntangerere mu nzu urindi nawe ngo ntangerere mu nzu umwana yagera muri iyi nzu agakubitwa kabaremamo umutima biri uri kumukorera umenye ko biri kuguma mu mutwe ari gukurana nabyo ejo akazaba wa muntu utari mu mutwe we hadafunguye ngo atere imbere yego ikindi kintu nahanura umukobwa wanjye ikindi gihe nugirana ikibazo n'umuntu uzimuke hakiri kare ariko nunakira uzareba ibishoboka byose urebe icyo gukora dore ko wanakoraga biza gupfa wenda kubera ko wacuruzaga ariko shaka ikintu ukora ntiwongere kujya wirirwa mu rugo niho amatika aturuka atazajya wirirwa mu rugo ariko umuntu ugira amatiku n'ubundi aragira ko asize umukozi nzasanga yashwanye n'umukozi ya matiku yaje yego gusa we haguruka mu guteza urugo rwawe imbere mu gutera imbere kandi ibyo bakubwira ngo mukuru wawe ngo ajye gufata inzu ibyo ntuzabyemere kuko
aho umugabo we niba mwemera nta kindi, we n'umugabo we niba mwumvikana nta kindi, abo hanze nta kigo baje kukubakira urugo rwawe. Gusa mama Mujahidi ndagusabye nimba ubona iyi video, ni uri mama Mujahidi nkaba mama Mujahidi. Yego. Ngiye narakuvugishaga ariko kubyo nabonye wakoze narakwanze, sinkubishye, singiye kubindyarya, narakwanze. Ariko ngiye kuguhanura nk'umubyeyi mugenzi wawe, ntukifuze gukorera umuntu ikintu utazemera ko kikubaho. Ntuzongere kujya ugira umutima w'inzika kuko nta keza kawo. Uno munsi umugabo wawe arafunze kubw'ikosa ryawe, agiye kwishura ibyo wewe wakoze, kandi wari ufite ukuntu wabigarura. Kubana n'umuturanyi, umuturanyi buriya mu Kirundi tuvuga ngo umubanyi niwe muryango, umubanyi no umuturanyi, umuturanyi wawe niwe muryango mukuru. Kuko ubu ngubu mama Mujahidi inzu yiwe hiye, n'uyu cyangwa n'uriya wabanza kuyizimya mbere yuko bene wabo bamugeraho. Ibyo byo kubana n'umuturanyi ukashira akantu k'umutima mubi, kumva ntiwavugana nawe, ushobora kutavugana n'umuntu ariko mutankana ukavuga ati wenda kubera ko ingesa umugore babanje kugira ngo babishuti, babanje kugirana ubushuti banakundana, sinzi ho bajyaje gupfira. Ariko ntago byari ngombwa ngo batandukane gutya. Ntuze dunia ni mduara. Yego. Isi hora yikaraga. Isi ni circle. Irazenguruka. Ni mzunguko, ni zero ni gute? Ni ikiziga. Isi ni ikiziga. Yego. Isi ni ikiziga aho iyo ugiye gushushanya isi aho uri butangire niho uri busoreze. Ntago ubuzi ngo ni hehe nzahurira n'umuntu, niki azamfasha, ashobora kuzagutabara umuntu, ushobora kungirira ngewe neza, sinyi kwishura ukazayishurwa n'umwana wanjye, sibyo? Ushobora kungirira inabi, sinyi kwishura Imana ikazayikwishurira mu yindi nzira. Kuko ikintu kibi ntikijya kigenda kitishuwe, n'ikintu cyiza nikijya kigenda kitishuwe. Barundi plito banyarwandakazi, dore ko ndi mu Rwanda, mureke tubane mu mahoro, mu rukundo. Naje mu Rwanda, kuba mu Rwanda kuko nakundaga u Rwanda kuko rufite amahoro. Nibareke rero twubaka urukundo, nibareke twubaka urukundo, dukunda umwe ku wundi, dukundane, twubahane, habaho kubaka u Rwanda rwiza runoze. Bajya bavuga ngo Rwanda itajengwa na nani wijana. Rwanda itajengwa na Wanyarwanda, na wenye wako Rwanda. Sasa wowe nutangira gukora ibintu bya gucya, ubu uri kubaka u Rwanda cyangwa ubu uri kurusenya. Kandi nyakubahwa shaka u Rwanda rwubatswe neza, n'abanyarwanda bahagaze neza, bajijutse, runagendwa cyane ko igihugu cyacu kinagendwa, kiri no mu bihugu bya mbere bisurwa cyane n'abanyamahanga. Mureke rero twubaka u Rwanda mu rukundo. Mureke twubaka u Rwanda mu rukundo. Nimba nkukoshereje waza ukambwira ati nka kuriya Muniru yari afite ubushobozi bwo kuregera uyu nguyu akamuregera umugabo we. Ati umugore wawe ni gutya na gutya na gutya na gutya. Umugabo akavugana n'umugore, ibisubizo byavamo akabwira Muniru ati bwira umugore wawe gutya na gutya na gutya, bakabahuza bakumvikana. Bakareka kujya bashotorana batererana amagambo. Sinzi ibyo guterana amagambo uko simba muri uru rugo, ariko icyo nasaba abanyarwanda, nanjye ndimo kuko aya masaha nubwo navuga ngo sindi umunyarwanda, u Rwanda ruhiye ntago rwansiga ngo sindi umunyarwanda. Mbaye mu Rwanda ko nyogokuru yavugaga ngo ahuraye niho barizwa. Mureke twubaka u Rwanda runoze, mureke twebwe ibyo twakuze tubona bitanoze bitari byiza tubiti inyuma, tubi intangarugero ku bana bacu. Kuko buri mubyeyi ni umwarimu ku mwana we. Tureke kwigisha abana bacu ibintu bizatuma basenya u Rwanda. Nta byinshi ifite byo kuvuga, ibyo navuze byari ibyo ko nkomeje kuvuga nasanga n'umujinya uzamutse, kandi sindi umuntu ukunda kugira umujinya. Dusoza ndagire ngo hari abantu baba ahangaha kuri channel zacu bagira umutima ufasha, cyangwa se undi muntu wagukenera kuba mwaganira, niba byakunda, niba wowe ntacyo bigutwaye, watanga nimero umuntu yakubonaho. Murakoze.
nimero yanjye ni 078 79 77 18 2 078 79 77 18 2. Yego, reka tubashimire kandi tubabwire ngo mukomeze kwihangana kandi mukomere. natwe turabashimiye kuba mwayumviriye kuza kutugeraho bino nubwo tuba turakaye twababaye bituma tuvuga ati hari abaturi hafi. Yego, Wenda hari abatugiriye gucya, hari n'abaturi hafi, ntabwo bose ari babi. Murakoze kuba mwatugezeho kandi Imana ikomeze ibaho umutima wo gutabara abandi. yego, murakoze cyane.